ndetse niyo mpamvu ubona muri Congo y'Uburasirazuba hariyo FDLR, hari leta muri Congo bashyigikiye, ejo bundi Burundi nabwo bugera burya bwinjiramo. Urumva ni ibintu bihura n'uruziga. Ejo bundi muri Jeune Afrique mwabyise ko ari primitive politics, kuyobora bene Congo ku mutima, nacyo cyabaye umuhuza, cyatumye FDLR inkwana n'Uburundi, inkwana na leta ya Congo. Mu Kinyarwanda nagerageje kureba uko twabyita primitive period. Ni igihe abantu bari bagikiba mu ishyamba, batambara, batunzwe no gusoroma no guhiga. Ibintu mu kinyejana nk'iki kuba bigihari, ni ukuvuga ko amasomo ntabwo yinjira neza. Agomba kuba atinjira neza kuko, ariko ntabwo kuri ibyo hari by'umwihariko by'aka karere by'u Rwanda, by'abaturanyi n'ibindi. Ariko ushatse wabiganisha no hirya no mu bindi bihugu bitari n'ibya Afurika gusa, biragenda bikajya no mu mahanga yandi. Biriya yironda koko, racism, usanga ahantu hose nabyo nabishyira aho ngaho, nita ko ari intekerezo zitajyanye n'igihe z'abantu basa nkaho ubwenge bwabo butigeze bukura nk'uko abantu bagenda bakura. Watoranya ute? Urumva rero ntabwo primitivity ntabwo iri mu bantu bakiri inyuma gusa nk'Abanyafurika cyangwa nk'u Rwanda navugaga, cyangwa abagize ibyo bitekerezo n'abari hanze twita ngo bateye imbere. Iyo hari uhabonye racism ndetse politike ikagendera kuri racism, nabo ni nk'aho bakiri aho ngaho, kandi ubundi wakwibeshya ukibwira ko bo bateye imbere mu myumvire, muri politike, mu gukora ibyo ari byo byose mu buzima bwabo. Rero rwose kubyita ko ari primitivity niko mbibona, kuko ntaho bifite bishingiye umuntu yahera avuga ati kuko ibi nibyo bikwiye kuba abantu bakoreraho. Abantu ndetse nta naho ndabona bigirira abantu inyungu. Ikintu kitagira inyungu cyangiza gusa, wahora ukizirikana kubera iki? Niho ikibazo kiri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bishingiye by'umwihariko kuri ayo mateka y'u Rwanda, bikanashingira kandi wenda twinjiye no muri Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994, hari uburyo nyuma yayo buri muntu wese yibazaga avuga ngo Abanyarwanda bazabana gute, ariko haje kuza kubaho yuko abarokotse Genocide hari impano batanze, by'umwihariko impano y'imbabazi. Aha umuntu ashobora gutekereza akavuga ngo gutanga imbabazi byari ibintu byoroshye. Ese iki gitekerezo cyo kugira ngo by'umwihariko kize kugira ngo habeho gusaba abarokotse kuba bababarira ababakoreye Genocide cyangwa se ababakoreye ubwicanyi, bongere babane, bongere babumwe, cyaje gute? Ese cyari ikintu mbona ko kizashoboka? Byose bigomba kugira aho bishingira. Ibintu byose bigira aho bishingira, bigira imyumvire, bigira gusesengura. Nibyo navugaga, ubuzima bw'abantu muri politiki cyangwa mu buyobozi bwa politiki bijyanye n'aho abantu cyangwa ibihugu bigana, habamo gutekereza. Utekereje rero uhereye ku byabaye mu gihugu cyacu, icya mbere ushaka kubishyira kubigorora, abanza gutekereza ati yagenda gute, umuntu yakora iki kugira ngo ibintu bihinduke, abantu bave muri iyi nzira bagane mu yindi bakwiriye kuba barimo. Nta muntu numva watekereza avuga ko ibyabaye byarabaye ntacyo bitwaye, dukomerezaho. Sinzi ko hari ubabi, kuko ugiye kureba usubije amaso inyuma ukareba neza,
ari n'abakoreye Abatutsi Genocide, ari noneho abayikorewe byo birumvikana batakaje ubuzima, ariko wayikoze ntabwo nzi icyo yavanyemo. N'ubu mubajije n'abari babirimo n'abari babiyoboye abakiriho ukababaza uti havuyemo iki, ariko nta kintu na kimwe bashobora kwereka ko cy'inyungu bavanyemo. Igisubizo rero ikibazo kindi ni ukuvuga uti bise byakorewe iki cyangwa byakongera gusubirwamo kubera iki, ushaka iki. Ibyo rero ndavuga aho bishingira, nkakomeza ku kibazo wabajije. Muri politiki yo kurwanya ikibi nk'icyo, cyo twarakirwanyije kigira uruhande, nubwo cyahitanye abantu batabarwa. Ariko noneho cyagisigaye ni ukuvuga ngo tugire dute kugira ngo twubake ubuzima. Kuba koraga ibyo ngibyo abicaga abantu, ntacyo wabasaba. Wabasaba iki? Icyo bakwiriye ni ukubibazwa, bakabisabira imbabazi cyangwa se bakabihanirwa uko byabiteganijwe n'amategeko cyangwa n'imyumvire y'igihe icyo ari cyo cyose. Igisigaye rero ni ukuvuga ngo hari abatotejwe, hari abishwe n'abasigaye babo. Aba tubagire dute? Hari ibintu nka bibiri byangombwa. Icya mbere ni ukubafasha mu buzima, kongera kwiyubaka, kongera kubaho, kongera kumva ko ntawe uzabatoteza igihe icyo ari cyo cyose mu buzima bwabo. Icya kabiri ni ukuvuga ngo aba ngaba nubwo bafite uyu muzigo bikoreye uko batakaje byose, bagatakaza ubuzima, bagatakaza ababo, bagatakaza ikintu cyose, hari ikintu basaba, ariko hari n'icyo wabasaba. Ikintu basaba kandi bagomba guhabwa ni ubutabera. Kuvuga ngo ariko abatugiriye batya bigenda bite, ugomba kugisubiza. Icya kabiri noneho icyo navugaga bifatanije nko kuri icyo cya kabiri, ni ukuvuga ngo ikindi wabasaba ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri turabasaba uruhare rwanyu mu kongera kubaka ubuzima bw'abakiriho, mwebwe mukiriho n'abandi bakiriho.